Uyu mugabo witwa Yesu niwe wenyine wagize intumbi yarinzwe n'abantu. Yesu intumbi yiwe niyo ntumbi yonyine yashizweho abazamu. Ni kuvuga ngo izindi ntumbi zose indi mirambo yose iyo umuntu apfuye nta vari y'abagifite. Ni kuvuga baragenda bagaterera iriya nuko. Ariko intumbi ya Yesu niyo ntumbi yonyine yashizweho abarinzi. Uyu mugabo yari afite umwihariko, imva yiwe niyo mva yonyine kugeza uyu munsi itabamwo umuriro. Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Mamlaka TV, tubaha ikaze mu kiganiro cyacu tugiye gutangira uno munsi. Tunabasuhuza turizera ko aho muri mwese Imana yabarinze muri amahoro. Urwo rwego ni Pendo tugiye gukorana ikiganiro kuri ubwo reka tubaha ikaze nkuko mubizi. Uyu ni umuyoboro unyuraho ibintu bijyanye n'ivugabutumwa ndetse n'ivugabutumwa. Ni mu rwego tugiye kugira ikindi kintu twaganiraho nk'abemeramana cyangwa se n'abatarayimenya, ngaheraho wakumva ugaheraho nawe umenya Yesu abantu bajya bavuga ni muntu ki, niwe tugiye kuganiraho uno munsi. Kuri ubwo reka tubahe ikaze. Muri rwego ikintu tugiye kuganira uno munsi, tumaze iminsi mikeya, ibyumweru bibiri birashize, isi yose yizihiza gupfa kwa Yesu, k'umugabo witwa Yesu no kuzuka kwe. Isi yose uwo munsi ni umunsi ngarukamwaka, isi yose ijya yizihiza gupfa k'umugabo witwa Yesu ndetse no kuzuka kwe. Iyo rero niyo mpamvu yatumye tuvuga ngo tuganire se uyu mugabo witwa Yesu ni muntu ki. Isi yose imuvuga buri munsi, ndekeza amasaha 24 amasaha menshi y'umunsi, ahantu ku isi hatandukanye ntibushobora kwira hatabonetse umuntu wavuga izina Yesu. Uyu muntu wabaye kirangirire gutya wamamaye bigeza kuri uru rwego, imyaka 2000 irashize abayeho, n'umugabo utajya uva kuri top, ni star w'ibihe byose, ni muntu ki kugira ngo amenyekane bigeza anga. Niyo rero niyo mpamvu yatumye dutegura kino kiganiro, bitewe nuko Pasaka abantu bayifata mu rwego rudasanzwe kandi ntabwo isanzwe. Ndatekereza uru rupfu rw'uyu mugabo nirwo rupfu rushobora kuba rujya rwizihizwa n'abantu benshi ku isi. Rero uyu muntu ni muntu ki, rero niwe tugiye kuganira. Uyu mugabo witwa Yesu amazina ye se na nyina bamwise ni Joshua. Uyu mugabo yavutse mu bwoko bw'Abaheburayo, abyarwa n'umwari witwaga Mariya, yadutwa n'umugabo witwaga Yosefu, dore ko atari we se turaza kubibona. Uyu mugabo yari afite uburebure buresha na metero 1.7. Tugendeye ku mwarimu muri kaminuza ya Judaism mu Bwongereza, niwe wakoze ikigereranyo ngiye kubabwira cy'uburebure bwa Yesu, witwa John Tyler. We yavuze ko Yesu agendeye ku ngano y'umusaraba, uburebure bw'umusaraba babambyeho Yesu, abashakashatsi niho bakoreye uburebure bwa Yesu, bavuga ko yari afite uburebure buresha na metero 1.7. Bakavuga ko uyu mugabo yarangwaga n'imisatsi yirabura ndetse isitse. Ntabwo uyu mugabo witwa Yesu yageraga imisatsi miremire nk'iya wa Yesu abantu benshi bagera mu bitekerezo. Ngiye kubabwira cy'uburebure bwa Yesu, witwa John Tyler. We yavuze ko Yesu agendeye ku ngano y'umusaraba, uburebure bw'umusaraba babambyeho Yesu, abashakashatsi niho bakoreye uburebure bwa Yesu, bavuga ko yari afite uburebure buresha na metero 1.7. Bakavuga ko uyu mugabo yarangwaga n'imisatsi yirabura ndetse isitse. Ntabwo uyu mugabo witwa Yesu yageraga imisatsi miremire nk'iya wa Yesu abantu benshi bagera mu bitekerezo. Uyu mugabo ntabwo yagiraga imisatsi miremire nk'iya wa wundi abantu bazi. Yagiraga imisatsi yirabura isitse, byumvikane ko yagiraga imisatsi y'irende. Uyu mugabo akaba yaravutse mu muryango w'abana benshi, ntabwo yavutse ari kinege, yavutse ari kinege kuri se ari we Mana turi buze kubibona, ariko kuri nyina ntabwo yavutse ari kinege, yari afite abandi bavandimwe abitwaga ba Yakobo, yari afite abandi bavandimwe benshi. Uyu mugabo rero yavukiye mu mujyi witwaga Betelehemu, akurira mu gihugu cya Misiri kuva ari uruhinja kugeza mu kigero cy'imyaka 12. Yongeye kugaruka iwabo i Yerusalemu cyangwa se muri Israeli ari umwana w'imyaka 12, umwana w'imyaka 12. Ariko ubuzima bwiwe guhera ku ari uruhinja kugeza imyaka 12 yakuriye mu gihugu cya Misiri bitewe n'impamvu z'umutekano wiwe, kubera ko yashakaga kwicwa, yarahigwaga. Uyu mugabo witwa Yesu rero niwe tugiye kuvuga uno munsi. Urebye abantu benshi turamuririmba turamuvuga, nyamara ariko se uyu mugabo byagenze gute kugira ngo
uyu muntu uyu Imana yambaye umubiri w'umuntu ize mu bantu izibane n'abantu byagenze gute? Dore ko ibitabo byose byera, ibitabo byose bivuga kuri gospel, ibitabo byose abanditsi bose bahamye neza ko uyu muntu n'uyu mugabo nubwo yambaye umubiri w'abantu ariko atari umuntu, yari Imana. Byagenze gute rero kugira ngo uyu muntu Imana yambaye umubiri w'umuntu ize ibane n'abantu? Byagenze gute? Ni muri urwo rwego rero tugiye kuganira kukuza k'uyu mugabo, impamvu yatumye aza, inzira byanyuzemo kugeza aho apfira ibyaha by'abantu, nyamara we yari Imana. Byagenze gute? Tuhaye ikaze rero bakunzi bacu, dukomezanye ikiganiro tugiye kugibagezaho dukoresheje igitabo nka The Conflict of Adam and Eve with Satan. Icyo nicyo gitabo tugiye gukoresha. Turakoresha n'imbuga zitandukanye zo ku internet, nk'urubuga www.wittenberg.com, urubuga www.findinghope.com. Izo nizo mbuga tugiye gukoresha. Turongera kandi dukoreshe nk'urubuga nababwiye twakoresheje kandi ariho tunasanze amakuru y'uriya mwarimu muri kaminuza mu Bwongereza ya Judaism, Joan Tyler. Ni urubuga www.livescience.com, niho twakuye amakuru y'uriya mwarimu muri kaminuza Joan Tyler. Muri urwo rwego rero turatangirira kure cyane amakuru y'umugabo, kubera ko Bibiliya igiye itubwira ihereye kuri ba Yesaya bamuvuga, tukamanuka tukagera mu isezerano risha. Umuntu wa nyuma wamuvuzeho ni Yohana Umubatiza, ni wamuvuzeho ataraza, ariko Yohana Umubatiza yamuvuze yarangirije kwegera cyane Imana, yegereye abantu cyane, Yesu ari hafi kuvuka. Rero ariko hari abandi bagiye bamuvugaho tutagendeye kuri Yesaya wamuvuzeho, ariko mbere na mbere hose mw'iremwa ry'isi, mu gutangira kubaho kw'abantu, duhereye kuri se w'abantu na nyina w'abantu ariwe Adam na Eva, buriya ngo nibo Imana yahaye isezerano rya mbere ko izohereza umwana wayo akaza kubapfira. Byagenze gute? Ubundi Bibiliya igiye kutubwira amakuru ya Adam na Eva, ibatubwira mu magambo ahinye cyane, mu mpine cyane. Basanga ubuzima bwa Adam na Eva, abantu babayeho imyaka 100, babyaye abana benshi. Bibiliya yabakoreye samari baduha muri chapitre imwe gusa. So Adam na Eva ariko n'abantu babayeho imyaka myinshi, n'abantu bafite byinshi byabo byahishwe, nubwo abantu benshi bitashizwe muri Bibiliya kubw'impamvu turi buze kuvuga. Rero nibo bantu ba mbere Imana yahaye isezerano ryo kuzohereza umwana wayo Yesu. Ibi ngibi turebebwira tubikoresheje igitabo The Conflict of Adam and Eve with Satan. Iki gitabo ni igitabo kitemewe ko amakuru yacyo yashyirwa muri Bibiliya bitewe n'uburyo ki aya makuru yabitswe. Amakuru ya Adam na Eva ni amakuru yacyuye igihe cyane, ni amakuru ya kera cyane. Ububiko bw'aya makuru rero nibwo butatumye abantu barimo bategura Bibiliya bayizera ku buryo bayashyira muri Bibiliya nk'ibindi bitabo, nkaho ko hari n'ibindi bitabo byakuyemo. Tugende ku Evanjiri za Thomas, Evanjiri za Maria Magdalena, igitabo cya Enoke twigeze kukivugaho. Ibyo ni ibitabo bitewe nuko ibi bitabo bya kera, igitabo cya Enoke na Adam na Eva ni ibitabo byakuyemo kubera ububiko bw'amakuru butari bwizewe, kubera ko byakoreshwaga. Ubundi bino bitabo mu Bayuda ni ibitabo by'Abayuda, abantu biga za Judaism ni ibitabo bo biga kubera ko ni n'amateka y'Abayuda. Rero bo bagiye babika aya makuru bakoresheje systeme ya bouche à oreille. Ni ukuvuga ngo barabibwiranaga generation kuri generation, generation ikabibwira indi, generation ikabibwira indi, kugezaho iki gitabo cyaje kwandikwa mbere ya Yesu ho gatoya, mu myaka 100 ngahe mbere ya Yesu ho gatoya, nibwo cyaje kwandikwa gishyira mu nyandiko ya hieroglyph. Hieroglyph ni inyandiko y'Abanyamisiri. Uko tubizi Abanyamisiri muri biriya bihe nicyo cyari igihugu cyari powerful, nicyo cyari igihugu cyari gikomeye, cyari gitegetse ibindi. Ni ukuvuga ngo iterambere ryose, ikoranabuhanga ryose
byabarirwaga muri Misiri. Muri urwo rwego rero nk'abanyamisiri aribo bagize inyandiko ya mbere, iki gitabo cya The Conflict of Adam and Eva with Satan cyaje kuboneka bwa mbere mu nyandiko ya hieroglyph. Kiva muri hieroglyph inyandiko y'Abamisiri kizwa gushira muri Ethiopic. Ethiopic ni inyandiko y'abanya Ethiopia. Rero mu 1800 nibwo kino gitabo cyabashije gusomwa bwa mbere n'abarimu ba teologiya muri za kaminuza bafata umwanzuro kugisobanura bagikura muri Ethiopic bagishira mu Cyongereza mu 1800. Rero iki gitabo ni igitabo cyabaho nawe wagisoma kuri internet wakibona. Ni igitabo nubwo batacyemeye, ngewe wagisomyeho gato naje gusanga nta bintu byinshi gifite gitandukaniyeho na Bible n'ibiri muri Bibiliya, kubera ko aho gusanga ibiri muri Bibiliya cyane cyane ku buzima bwa Adamu na Eva no kuza kwa Yesu byose bibarizwa muri kino gitabo cya The Conflict of Adam and Eva with Satan. Rero nicyo gitabo tugiye turi bwifashishe kugira ngo tumenye ni gute Imana yahaye Adamu na Eva isezerano ryo kuzaboherereza umucunguzi. Bibiliya itubwira ko Adamu na Eva bamaze gucumura, bamaze gukora icyaha, Imana yarabafashe ibirukana muri Edeni, ikoresha marayika wayo ngo bahuhisha umuyaga bava muri Edeni. Nyamara nyuma yo kuva muri Edeni nta kindi kintu Bibiliya igitubwiraho. Aho ngaho rero niho kino gitabo kitubwira ubundi buzima bwa Adamu na Eva nyuma yo kuva muri Edeni, ubuzima babayemo. Ubuzima Adamu na Eva babayemo nyuma yo kuva muri Edeni nibwo bwateye Imana kubaha isezerano ryo kuzabohereza umuntu uzabacungura akabakura muri ubwo buzima bari barimo bahoraga barira nyuma yo kuva muri Edeni. Ubundi Adamu na Eva tugende kuri iki gitabo The Conflict, Adamu na Eva ubuzima babagamo baba muri Edeni, babaga mu buzima twavuga ko Imana yari yarabaremeye nk'ijuru ry'abantu bafite umubiri. Ubundi rajuru Imana ibamo ni ijuru ry'abantu bakozwe mu mwuka, ni ijuru ry'abantu baremwe mu mwuka. But Eden Imana yari yaremeye Adamu na Eva ryari ijuru ry'abantu bakozwe mu mubiri. Kubera iki? Kubera ko ubuzima babaga mu buzima utari nk'ubw'abantu basanzwe bari babayemo, babaga mu buzima butandukanye n'ubwo babayemo nyuma yo kuva muri Eden. Ati gute? Eden ubundi tugiye kwigereranya twegeranya Imana ngo yari yabaremeye ingobyi babagamo iteretse mu isi. Nukuvuga ngo ngewe ngiye gutanga urugero rwa Eden nakoresha nka ball iyi bakinisha umupira. Ball igira side zibiri, igirira side y'inyuma ikagira n'indi side y'imbere yitwa chambre. Nukuvuga ngo rero Adamu na Eva urebye ngiye kubagereranya nagereranya ko babaga nko muri chambre. Nukuvuga ubuzima bw'inyuma ya chambre ntacyo bwabakoragaho. Iriya ball uyifasha ukayishishura ruhu rw'imbere, nukuvuga n'ubundi yaguma kuba ball, bayikinisha abana bayikinisha, umuntu wari we wese ashobora kuyikina. Kubera iki? Kubera ko imbere side y'inyuma itandukanye na side imbere, hari side iri imbere itandukanye na side iri inyuma we wakwangiza. Ni muri urwo rwego rero nge navuga ko Adamu na Eva babaga nko muri chambre. Dufatira ngo bye nka chambre, basavayivingaga ubuzima butandukanye n'ubwo umuntu washoboraga kuba ari inyuma Edeni yashoboraga kuba arimo. Rero Adamu na Eva bamaze kwirukanwa muri iyi ngobyi nizo challenge bagize kuba mu buzima butandukanye n'ubwo bari bamenyereye. Ubundi ngo muri Edeni baryaga imbuto ariko bari babayeho batoga. Niyo cyane natira ubwayo tugende kuri kino gitabo, natira ubwayo niyo yabozaga. Nukuvuga ngo neca bari barimo ntiyabemeraga kugira umwanda. Muri Edeni ngo bagiraga irembo ryajyaga ribahuza n'ubusabane bw'ijuru. Nukuvuga muri Edeni bumvaga ibikorerwa mu ijuru ryose, uko abamarayika baremye Imana, mbese activite zose zo mu ijuru barazumvaga ibo bibereye muri Edeni. Ikindi muri Edeni amaso yabo yarebaga kure. Adamu na Eva amaso yabo yabashije kureba hafi nyuma yo gucumura, nyuma yo kuva muri Edeni. Ariko bakiba muri Edeni amaso yabo yarebaga kure, akaba yamona ikintu kiri kure cyane yiwe kandi atacyegereye. Amaso yabo yarafite vision ndende. Ikindi kintu muri Edeni babagaho mu buzima butagira imirimo, ntago bakoraga, bari bibereho nk'abantu bari mu ijuru. Nabwiye ngo ubundi Edeni ni ijuru Imana yarageneye abantu bakozwe mu mubiri.
ibiremwa bikozwe mu mubiri. Ni ijuru Edeni ni ijuru Imana yaremeye ibiremwa bikozwe mu mubiri, mu gihe ijuru ari ijuru ririya juru tuzi Imana ituyemo ari ijuru Imana yaremeye ibiremwa bikozwe mu mwuka. Rero Adamu na Eva bamaze kuva muri Edeni bagize challenge y'ubuzima busha babayemo. Kino gitabo The Conflict kitubwira ko ikintu cya mbere, challenge ya mbere bagize Adamu na Eva ni ukubona umwijima. Kubona umwijima nijoro, umwijima ukabudika, ntabyo bari bazi. Muri Edeni bari babayeho bahoraga babona umucyo ku manywa na nijoro. No kuvuga aya masaha 12 y'umwijima ntabwo yajyaga agera muri Edeni, ntabwo byabagaho. Muri Edeni hahoragamo umucyo umunsi wose, amasaha 24 yose bahoraga mu mucyo, ntabwo bari bazi umwijima. Bamaze kuva muri Edeni rero Adamu na Eva ngo bagize ikibazo cyo kubona umwijima. Umwijima ijoro riguye barikanga cyane, bagira ubwoba, bararira cyane, baravuga ati noneho ya Mana sino kudukora muri Edeni gusa, igiye kuturimbura. Imana rero ubwo buzima nibwo bwagiye bubakomerera. Ikindi kinindi challenge bagize Adamu na Eva, bagize challenge yo kubona amazi. Adamu na Eva babonaga amazi nk'imigezi itemba muri Edeni, ariko nyama ntago bari bazi umumaro w'amazi. No kuvuga inyota ya mbere yabaheyo y'umuntu kumva ashaka kunywa amazi yabaye hari uko bavuye muri Edeni. Bageze hanze ya Edeni nibwo bumvishe icyaka, bumva bashaka kunywa amazi. Aho ngaho rero iyo nayo ni challenge bagize. Aho niho Imana yaje arababwira ati Adamu na Eva mwebwe guhera uyu munsi imigezi mwajyaga mubona muri Edeni ubu ngubu igiye kubaho kugira ngo ibamare inyota, mujya mu mwana mazi mushira inyota. Ikindi imibiri yanyu igomba kuzajya yoga, kubera ko ubu ngubu nta hantu mugitandukaniye n'inyamaswa. Mugomba kuzajya mwoza imibiri yanyu, nutawoza uzangirika, uzakunukira. Ugomba kuzajya woza umubiri wawe. Aya mazi agomba kubaho agutunze, kandi ntago bari bazi amazi, bari bayabonaga nk'imitako yibereye muri Edeni gusa, kubera nta nyota bagiraga, nta mwanda bagiraga, imibiri yabo ntiyanduraga. Izo challenge zose rero nizo zateye n'ibindi byinshi cyane, kugenda hasi, imaguru yabo agakora hasi ku butaka bw'umucanga n'amabuye, nabyo ngo ni ibintu byabateye ubwoba cyane. None Adamu na Eva bageze aho bashaka gusubira mu ngobyi ya Edeni. Bagiye gusubira mu ngobyi ya Edeni, Imana ngo yari harashize umukerubi wari ufite inkota ya kumuriro. Bagiye gusubirayo basanga umukerubi, bagira ubwoba cyane ngo bagwa igihumura. N'ubuzima bwinshi cyane, nkeretse ufasha kino gitabo kagisoma nibwo wabona ibibazo Adamu na Eva bagize nyuma yo kuva muri Edeni. Nubwo Bibiliya bitubwira, kubera nababwiye impamvu z'iki gitabo kitemewe ku buryo cyashirwa muri Bibiliya, ariko nyamara rwisomye nakubwiye hari icyo cyakonguraho byinshi cyane. Ngewe naragisomye nsanga harimo ibintu byinshi kandi byuzuzanya na Bibiliya, hari ibindi bintu cyanyunguyeho. Rero Adamu na Eva bamaze guhura n'izo challenge zose nibwo batangiye kurira. Bararira ubuzima bwabo bwo kurira no guhora baganya, no guhora bagwanga igihumure. Adamu na Eva ngo bajyaga bahura n'ibyo bibazo ngo bakagwihumure bakamera nk'abapfuye. Kitabwiye kitubwira ngo Imana yajyaga yongera ngo ikaboherezaho ijambo ry'ubuzima, kandi ngo bakongera bakabaho. Marayika w'Imana wabarindaga amara kubona bagwa igihumure ngo akagenda akabwira Imana, Mana b'abantu bawe noneho barasa n'abapfuye. Imana ikongera ikaboherezaho ijambo ry'ubuzima bakongera bakabaho. Reka dusome muri chapitre ya 3 y'iki gitabo, niho hano hambere tujya dusanga Imana yatangiye kubwira Adamu na Eva ko izabohereza umucunguzi. Chapitre ya 3 yacyo na chapitre ya 14. Reka dusome twumve uko byagenze. Igice cyaho cya kabiri kiravuga ngo umuntu ari we jambo. Iyo ni Imana yabwiraga Adamu, iravuga ati umuntu ari we jambo ryakuremye azaza kugucungura wowe n'abazagukomokaho. Maze Adamu ntiyasobanukirwa, agira ngo ni mu minsi 5. Hano dusubiye hejuru, iyi chapitre umutwe iravuga ngo ni concerning of the promises of great 5.5 days. Biravuga ngo ni byerekeranye n'isezerano rya 5 nini n'igice cy'iminsi. Ahangaha iri sezerano niko baryise 5 nini n'igice cy'iminsi. Aha niho twadusomye vuga ngo Imana rero iri kubwira Adamu, iramubwira ngo nyuma ya Adamu kurira cyane bitewe n'ubwo buzima arimo survivinga, ubuzima taramenyere ari gustragolinga, Imana rero niho yatangiye kumubwira, iramubwira ati umuntu ari we jambo ryakuremye azaza kugucungura wowe n'abazagukomokaho. Maze Adamu ntiyasobanukirwa, agira ngo ni mu minsi 5 n'igice
isi izaba irangiye iwe na Eva bagapfa. Abaza Imana ati ubwo urashaka kuvuga ute ko ntabisobanukiwe? Maze Imana iramubwira iti mu myaka 5,500 nibwo nzohereza umuntu umucunguzi wawe n'urubyaro rwawe. Nukuvuga hano muri no chapitre ya gatatu y'iki gitabo cya Adamu na Eva bivuga ko Adamu na Eva bamaze kurira cyane, basabye umucunguzi, basaba Imana kubohereza umucunguzi, umuntu bakura muri ubwo buzima bari barimo bw'umubabaro no guhora batinya umwijima. Anga rero ni Imana yabahaye isezerano iyi bise concerning of the great 5.5 days. Noneho iri sezerano bivuga ngo ni 5 nini n'igice cy'iminsi. 5 nini rero Adamu na Eva Imana imubwiye gutyo iwe ntiyabisobanukiye. Imana ibwa yamusonera amubwira ngo mu myaka 5,500 uzohereza umuntu uzaza kugucungura we n'urubyaro rwawe. Uri kumva ko hano twari tukiri Adamu na Eva, hano twari tukiri muri beginning y'isi, nibwo isariki yayitangira, kubera ko iyo abantu bagiye kubara igihe Yesu yaziye, usanga Yesu yaraje mu gihe cy'imyaka 5,000 isi yari imaze iremwe Adamu na Eva babayeho. Imana iramubwira ati mu myaka 5,500 nibwo we Adamu na Eva nzohereza umuntu uzaza kugucungura we n'urubyaro rwawe, ntago ari ubu ngubu, mu myaka 5,000. Adamu na Eva ngo bamaze kumva ibyo bintu bararize cyane. Noneho muri chapitre ya 14 niho twongera kandi kubona kandi Imana yongera kandi kubwira Adamu na Eva isezerano. Irababwira chapitre yitwa ngo The Prophecy of the Coming of Christ. Hanyuma igice cya mbere kiravuga ngo hanyuma Adamu abwira Imana iti o Mana nkuramo umwuka ureke sinkomeze kubona uyu mwijima cyangwa unshire ahandi hantu hataba umwijima. Igice cya kabiri kavuga ngo ariko Imana ibwira Adamu nakubwiye ko uzajya ukunyuraho buri munsi. Imana imubwira ati nakubwiye ko uyu mwijima uzajya ukunyuraho buri munsi. Muri hangana bino bintu twabikuraga mu cyongereza tubishira mu kinyarwanda, urashobora kujya kubisoma ukumva wenda harimo change, ariko ntabwo biri kure cyane, ni translation. Noneho Imana iramubwira ati nakubwiye ko uyu mwijima uzajya ukunyuraho buri munsi. Nuko Yes, aravuga ati nako Imana isubiza Adamu na Eva. Adamu abwiye Imana ati nkuramo umwuka unyice cyangwa se unshira handi hantu hari umucyo sinzongera kubona uyu mwijima. Umwijima biri mu bintu byatishije Adamu cyane, biri mu bintu byamugoye cyane kumenyera. None Imana iramubwira ati nakubwiye ko uzajya ubona uyu mwijima uzajya ukunyura mu maso buri munsi kugeza ubwo nzuzuza isezerano ryanjye, ubwo nzagukiza kandi nkongera kukugarura muri Edeni mu nzu y'umucyo. Iyi ni Imana yabwiraga Adamu, aho mu nzu y'umucyo aho wahoze hataba umwijima nzahakuzana mu bwami bw'ijuru. Igice cyayo cya gatatu bikavuga ngo irongera iramubwira ati tujye ku gice cya 4 ariko nzagukiza ubwo nzamanuka mvuye mu ijuru kandi nzahinduka umuntu mu rubyaro rwawe nishireho imibabaro yawe, hanyuma uyu mwijima ugutwikiriye uzantwikira ubwo nzaba ndi mu gituro, ubwo nzaba nambaye umubiri w'urubyaro rwawe. Intu tuyisubiremo kandi haravuga ngo ariko ni Imana yabwiraga Adamu, namubwira ati ariko nzagukiza ubwo nzamanuka mvuye mu ijuru kandi nzahinduka umuntu mu rubyaro rwawe, nishireho imibabaro yawe, hanyuma uyu mwijima ugutwikiriye uzantwikira ubwo nzaba ndi mu gituro, ubwo nzaba nambaye umubiri w'urubyaro rwawe. Iyi ni Imana yabwiraga Adamu. Igice cya 5 bikavuga ngo kandi nge utagira imyaka ntabarirwa mu myaka mu bihe no mu minsi, kandi nzaba mu bihe no mu minsi ndetse mu mezi ndetse no mu minsi, kandi nzabarwa mu myaka y'umuntu kugira ngo ngucungure. Igice cya 5 nicyo tukiro twange tugusubiramo, aravuga ngo Imana yabwiraga Adamu iramubwira ngo kandi nge utagira imyaka ntabarirwa mu myaka mu gihe no mu minsi, nzabarwa mu myaka nk'umuntu kugira ngo ngucungure. Hano dusomye Yohana igice cya 10
na kabiri umurongo wa 46 reka tubisome tugira ngo twumve ikimana yashaka kuvuga kugira ngo aho hantu hambere Imana yahereye umuntu isezerano ryo kuzamukura mu mwijima. Yohana igice cya 12 umurongo wa 46. Cumi na kabiri umurongo wa 46. Yes, haravuga ngo naje kuba urumuri rw'isi kugira ngo unyemera wese ataguma mu mwijima. Tubirebye rero isezerano ryo guhabwa umucunguzi ntago ryaje ubu ngubu igihe ba Yesaya babivugiye. No kuvuga ngo Imana yo imaze gukura Adamu na Eva muri Edeni. Adamu na Eva bamaze kunyira mu mibabaro myinshi n'ubuzima batari bamenyereye n'amarira menshi bahoraga barira. Iki gitabo kigiye kitubwira ko Imana yarabafashe maze kubona ubuzima bubacanze cyane ngo irabafasha kujya kubahisha ahantu bise Cave of Treasure. Muri no Cave of Treasure ngo bagezemo noneho Adamu niho yageze, Imana yizi ngo igiye kumuhisha none ntakomeze kubona isi ngo imutera ubwoba. Noneho bagezeyo niho Adamu na Eva yahamukiye burundu ngo arebe urwo rutare barimo, aravuga ati noneho ano mabuye none agiye kutugwaho ngewe na Eva dushire ntago tuzongera kubaho. Ibu buzima rero bw'umubabaro mwinshi cyane Adamu na Eva banyuze bo nyuma yo kunyura muri Edeni niho bubonye bisabiye umucunguzi. Barabwira Imana ati Mana watwohereje umuntu, ibi bababwiraga Imana ngo ibohereze mu marayika aze kubakura muri ubwo buzima bari barimo bw'umwijima batabonaga. Ijoro iyo ryagiraga ngo Adamu yajyaga kabakaba Eva akumva gusa aho Eva avugira ariko ntamubone, ibintu atarasanzwe amenyereye. Iwe yahoraga ari umucyo buri gihe abona Eva anytime. Noneho bamaze kuva muri Edeni none umwijima iri mu bintu byabagoye kubaho, bicwa n'inyota biri mu bintu byabagoye, kugenda ku rutare rw'umucanga n'amabuye biri mu bintu byabagoye, imibiri yabo gukenera amazi mu bintu byabagoye, gusonza byarabagoye. Ubwo buzima rero nibwo bwatumye Adamu na Eva bwabo bisabira umucunguzi. Imana rero niho hambere yatangiye kubaha isezerano rya mbere ryo guhabwa umucunguzi ryaje kubera ko Adamu na Eva bamusabye. Abakurambere bacu bo bisabiye umuntu wabakura mu buzima bari barimo bw'imibabaro. Ahangaha rero ni Imana yatangiye isezerano rya mbere ryo kuzaza nk'umuntu. Imana ize nk'umuntu yamubwiye ati njyewe utajya ubarirwa mu myaka, mu minsi, amezi, ndetse njyewe nzaza nambara umubiri w'umwe mu rubyaro rwawe, uwo mwijima kugutwikiriye uzantwikira ndi mu gituro kugira ngo mbashe we kugucungura ngukure muri ubwo buzima urimo bw'umubabaro, hanyuma nongere ngusubize muri Edeni mu nzu y'umuco ari ryo juru. Ahangaha rero niho hambere Imana yahereye Adamu na Eva isezerano ryo kubacungura. Isezerano mu chapitre bise 5 nini n'igice cy'iminsi. Ahangaha muri 5 nini bavugaga imyaka 5,500 ko ari umucunguzi azaza. Kandi ababisobanukiye neza babireba barebe ko Yesu yaje nyuma y'imyaka 5,500 isi ibayeho aribwo Yesu yavutse. Ni muri urwo rwego rero twavuze ngo ese ino Pasaka twizihiza yavuye hehe, byagenze gute? Nyuma yaho rero nibwo abandi bahanuzi bagiye bamuhanura, ba Yesaya baramuvuga, bahanuzi benshi baramuvuga, biramanuka bigera mu isezerano risha aho umugabo witwa Yesu yavutse. Kuza kwa Yesu rero nta kindi yaje. Yesu ntiyaje mu isi aje gushaka za zahabu, Yesu ntago yaje mu isi aje gushaka nta yindi purpose yari afite. Yesu yaje mu isi afite purpose yo gukura umuntu yiremeye, aje gukipinga, aje gushira mu bikorwa isezerano yihereye umuntu yiremeye ari we Adamu na Eva ryo kubakura mu mwijima bari barimo n'ubuzima bw'imibabaro bari barimo. Igitandukanye gusa nuko uko Adamu na Eva babitekerezaga atari ko Imana yabitekerezaga. Adamu na Eva batekerezaga ko Imana izongera kandi ikabafata ikongera kandi karema ya Edeni igahitongera ikabisubizamo, nyamara suko Imana yo yatekerezaga umushinga muremure cyane kuza igapfira umuntu, ikambara umubiri w'umuntu kugira ngo ibashe kwikorera ibibi byose by'umuntu yakoze nk'ikigurane cyo kugira ngo yongere izamusubize muri Edeni. Uwo mugabo rero niwe turi kuvugaho igihe cyarageze aravuka. Twabonye ko yavukiye
mu murwa witwaga Betelehemu, wari umujyi mutoya cyane. Umwana w'Imana, Imana ubwayo bibiri bitvuga ko ari Imana yambaye umubiri w'umuntu, irazivuka mu rubyaro rwa Adamu nkuko yari yarayimubwiye, yambara umubiri w'urubyaro rwa Adamu, iraza inyura mu mva, irapfa kugira ngo ibashe kubona umuntu yiremeye, yongere kandi musubize muri Edeni. Edeni rero umuntu yayisubiyemo, ntabwo umuntu akirimbata y'icyaha, bya bibazo bitandukanye, gusa nuko umuntu yageze igihe amenyera ubuzima bwo kuba muri iyi si, amenyera kubaho ari uko yakoze, amenyera kwiruha icyuya Adamu na Eva batari bamenyereye. Ya majwi y'abamarayika yaragiye rwose. Niyo mpamvu ubu ngubu uzarebe umuntu wese ugerageje kugirana ubusabane n'Imana, amaso yagiye yongera akareba kure. Ubundi Adamu na Eva iyi niyo yari kamere yabo, niko Imana yari yarabaremye, amaso yabo ajya abasha kureba kure cyane, amatwi yabo ajya abasha kumva kure cyane, niko Imana yari yarabaremye. Rero Imana yarongeye iraza isubira yambara umubiri w'umuntu kugira ngo ibashe gusoza isezerano yahaye Adamu na Eva. Niyo Pasaka rero tujya twizihiza umwaka ku wundi, imyaka irashize 2000, uyu munsi utajya wibagirana, umunsi umwana w'Imana yanyuze mu mva, atwikirwa n'umwijima wari watwikira Adamu na Eva ubwo bari batarawumenyera. Umwijima uramutwikira iminsi 3 ariko avana mu intsinzi. Niyo mpamvu rero ureba isi buri mwaka, ubu mwaka ku wundi isi ijya yizihiza urupfu rw'uyu mugabo witwa Yesu, wavukiye i Nazareti, abyarwa n'umukobwa w'isugi, arerwa n'umugabo witwaga Yosefu. Niyo ngo reka rero turebe dusoza, turebe ubuzima bw'uyu mugabo Yesu. Ubundi ko bavuga ko yari Imana yambaye umubiri w'umuntu, byanga byakunda afite ibintu byinshi atarahuriyeho n'abantu. Uyu mugabo witwa Yesu ni mu rwego ngiye ku giti cyagene tekereje ibintu no mugabo atarahuriyeho n'abantu benshi, si n'abantu benshi, yari afite umwihariko wiwe wenyine, yari afite imyihariko. Ariko reka turebe muri bikeya cyane, ngewe natekereje nawe watekereza ibyawe, bikoreka ko no mugabo yari Imana yari yaraje mu bantu, ntabwo yari umuntu, yari Imana yari yarambaye uruhu rw'umuntu, irasa. Ikintu cya mbere, uno mugabo imivukire ye ntabwo yavutse nk'abandi. Ubundi abantu basanzwe, mu busanzwe kuvuka kwanjye nawe, twebwe abantu dusanzwe tujya tuvuka iyo habayeho guhura kwa chromosome Y na X. Ariko uno mugabo ntabwo ari uko yavutse, ikintu gitangaje. Uno mugabo njya nibaza, njye naratekereje ndavuga ngo ese umubiri wa Maria ushobora kuba waraproducinze zino chromosome zombi, ugaproducinga X na Y kugira ngo uno mugabo abeho, byagenze gute? Ubundi mu busanzwe imivukire y'abagabo bose kwisi, niyo mpamvu iyo bagiye gukora ubushakashatsi ku bagabo bajya bitajya bigora cyane kubona inkomoko y'abagabo, bagendera ku karemangingo, tukita karemangingo Y. Ino chromosome Y usanga itagihinduka kwisi yose. Ni ukuvuga ngo dufashe umugabo runaka bakamupima, dushobora kugenda tugasanga niba uyu mugabo tuvuge ni umunyamurenge cyangwa se ni umunyarwanda, uno mugabo iyo bagendeye kuri no chromosome Y yiwe, kubera ko itajya ihinduka, twagenda tugasanga ayihuje n'abanyasudani, twasanga ayihuje n'abanyaturikiya, twasanga ayihuje n'abashinwa, twasanga ayihuje n'abahinde, kubera ko umuntu yakomotse ku muntu umwe. Rero aka kantu katajya gahinduka niko kajya kifashishwa no mu kugira ngo bashakishe inkomoko y'abantu. Rero ino mugabo wo kugira ngo avuke, kugira ngo habeho kuvuka ko igitsina gabo, nuko habayeho guhura kwa chromosome Y na X. Ariko kuri no mugabo Yesu uko byagenze, kubera ko iyi chromosome Y na X bibaho iyo habayeho kubonana k'umugore n'umugabo, hakabaho fecondation. Ariko no mugabo fecondation ntago tuzi kuno yakozwe kugezana n'uyu munsi, abashakashatsi ntacyo barayivugaho. Gusa nagerageje gushaka urubuga rwabivuzeho kuri urubuga rwitwa Finding Hope Ministry, rwo rwavuze ko ruvuga ko ino chromosome Y ya Yesu yari se. Ntago cyari ikintu cyari gisanzwe mu bantu, kubera ko niba umuntu usanzwe avuka habayeho guhura k'umugore n'umugabo, umugabo agatanga X, umugore agatanga Y, ariko umugabo agatanga Y, umugore agatanga X. Ariko kuri Yesu uko byagenze, na Maria ubwe ntazi uko byakozwe, yisanze mu nda yiwe byabayeho. Niyo haho bavuze ngo ino chromosome Y ya Yesu yari se, yari tagatifu, n'ubwiru bw'Imana yonyine. Papa Pius wari uyoboye Kiliziya Gatolika icyo gihe, buno bushakashatsi gukora, iwe aravuga ngo impamvu ngo
Yesu ya ino chromosome Y yabayeho kuri Yesu nuko yatunganyirijwe mu nda y'umugore Maria wari sainte wari immaculate. Noneho na Martin Luther aravuga ati ho Yesu Maria ntabwo yari immaculate. Maria ntabwo yari immaculate. Ibyo nivuga butumwa naryo ricuritse na n'ubu abagatolika babigenderaho. Iyo mureba Maria bamuhaye ikindi cyubahiro cyane, bagira n'imiryango y'aba immaculate, bivuga abantu batagira inenge, abantu batagira icyaha, abantu bari saint katuvuge gutyo. Noneho Martin Luther iwe aravuga ati hoya ibyo Kiliziya Gatolika mureke kubesha abantu. Maria ntabwo yari immaculate. Maria ari umunyacyaha nk'abandi bose. Iyo Maria aza kuba yari immaculate ntabwo Yesu aba yarabambwe. Nukuvuga ngo icyatumye babona Yesu ko ari umunyacyaha, icyatumye babona ho Yesu ibyaha bituma bamwica baramubamba, bamuha igihano cyo kumubamba, nuko Yesu yanyuze mu nda y'umunyacyaha, anyuze mu nda y'umuntu ufite icyaha, bituma Yesu aboneka icyaha. Iyo Yesu aza kunyura mu nda y'umuyimmaculate, iyo Yesu Maria aza kuba yari umuyimmaculate, ntabwo Yesu aba yarapfuye. Yesu aba yaraje yuzuye ubumana kubera ko n'Imana yari kuba yabyawe na immaculate. Rero Yesu ntabwo aba yarapfuye. Impamvu Yesu bamubonye nk'ibyaha bakamwica bakamubona nk'icyaha nuko yanyuze mu nda y'umunyacyaha. Rero urubuga rwo ruzagukonfaminga ruvuga ati ino chromosome Y yabyaye Yesu yarese ni ubwiru bw'Imana yonyine yari yera, kubera ko Yesu yavutse mu buryo budasanzwe. Ngewe nawe twavukamo yavutse mu buryo bw'umwihariko bw'ubwiru bw'Imana. Iryo ni itandukaniro rimwe rya Yesu. Itandukaniro rimwe irindi itandukaniro rya kabiri nuko uyu mugabo ubuzima bwe bwose bwari bitangaza, yakuze mu buryo butandukanye n'ubwo abandi bana bakuzemo. Kandi Yesu ko wenda yari mu muryango ukizeho yakuriye umuryango w'umukene, ariko ubuzima bwiwe bwari bitangaza, yaranzwe n'ibitangaza, gukiza abantu. No mu bwana bwiwe buriya ntabwo bajya batubwira, Bibiliya ntigitubwira ibyo Yesu yakoze guhera ku mwaka umwe kuza ku myaka 12 ntabyitubwira, ariko birahari ibintu Yesu yagiye akora ibitangaza akiri umwana. Rero ubuzima bwiwe bwari bitandukanye n'ubw'abandi bana. Ikintu cya gatatu twavuga ku buzima bwa Yesu yaratandukanyeho n'abandi. Uyu mugabo witwa Yesu niwe wenyine wagize intumbi yarinzwe n'abantu. Yesu intumbi yiwe niyo ntumbi yonyine yashizweho abazamu. Ni kuvuga ngo izindi ntumbi zose, indi mirambo yose iyo umuntu apfuye nta vari y'abagifite, ni kuvuga baragenda bagaterera iriya nuko, ariko intumbi ya Yesu niyo ntumbi yonyine yashizweho abarinzi. Uyu mugabo yari afite umwihariko hano mu isi, yari afite imyihariko yari itandukaniyeho n'abandi bantu. Icyo ni cya gatatu, kuba intumbi yari yo ntumbi yonyine yashizweho abazamu kugeza ubu ngubu. Ikindi kintu uno mugabo atandukaniye n'abandi nuko imva yiwe niyo mva yonyine kugeza uyu munsi itabamwa umurambo. Izindi mva zose iyo ziva zikagera ziracyagira imibiri yabo, ariko imva ya Yesu niyo mva yonyine itarabashije kubika umubiri wayo. Ni kuvuga imva ya Yesu niyo mva yonyine iri empty. Izindi mva zose uzicukuza isangamwo imibiri zibitse, ariko imva y'uyu mugabo witwa Yesu niyo mva yonyine iri empty, itabamo ikintu, yananiwe gukipinga umubiri bari bayihaye. Ikindi kintu twavuga, imva y'uyu mugabo niyo mva yonyine imaze imyaka myinshi kandi ibaho uburinzi. Imyaka 2000 irashize ino mva ibaho abarinzi ku manywa na nijoro. Mube agaciro no mugabo yari afite kuba atakiba no mumva, atakibana hano ku isi, ariko imva yiwe igashirwaho uburinzi. Rero n'umugabo ubu utarusanzwe. Uyu mugabo niwe mugabo wenyine wiswe umwigisha, nyamara nta mpamya bumenyi nimwe agira. Uyu mugabo nta mpamya bumenyi nimwe y'ishuri yagiraga, ariko isimuzi nk'umwigisha. Uyu mugabo niwe muntu wenyine wiswe umukiza w'indwara, nyamara atarigeze yiga medicine. Nta buganga yize, nta n'igiforomo yize, ariko isimuzi nk'umukiza w'indwara. Uyu niwe wenyine wiswe umwami, nyamara nta mitwe y'ingabo agira, nta gisirikare agira, nta n'ingoro wabona yiwe. Uno munsi ugiye muri Israel ntiwabaza ngo munyereke ku gicumbi cy'umwami Yesu akikwereke, ariko kugeza no munsi isimuzi nk'umwami. Uwo rero ni umugabo twarimo tubabwiraho, ni umugabo waje mu buzima bw'abantu, nyamara batari umuntu, n'Imana yambaye umubiri w'umuntu kugira ngo ibashe gucungura umuntu imukore mu cyaha.
yabaje guheka kugeza uyu munsi nimba haba hari umuntu ukibaswe n'icyaha utaramenya ko Yesu yapfiriye ibyaha byiwe. Yesu yarabyishuye byose. Byaba byiza niba wakumva wareba ino video we ubizi ko Yesu yabaye yishuye ibyaha byawe. Byaba byiza ugize undi ubisangiza utarabimenya. Yesu yishuye ibyaha byacu, ibyaha ntibitugiraho imbaraga. Icyaha cyamazwe imbaraga n'amaraso ya Yesu. Amaraso yiwe niyo yonyine yari afite ubushobozi bwo gukuraho ibyaha. Rero yarazutse nta kiba mumva, niyo mpamvu buri munsi isi hori celebratinga kupfa kwiwe no kuzuka kwiwe. Uyu mugabo nta kiva mumva uko nababwiye, imva yimaze imyaka 2000 irangaye. Ikindi azagaruka ntabwo yagiye gusa, yaragiye kubera ko ntabwo ari gukomeza kubana n'abantu batari umuntu. Yaragiye yasubiye iwabo mu ijuru ku Mana, ariko azagaruka. Yasizerano ryo kugaruka kw'impamvu ndivuze bigutere ngewe nawe kuzirikana ko azagaruka. Kandi noneho ikindi, Yesu azayaje ari umunyembabazi, ariko nagaruka azaza azanye ibihano mu maboko yiwe no guciraho abantu iteka. Byaba byiza ko nimba utaramenye ko Yesu azagaruka guciraho abantu iteka. Byaba byiza ubimenye, wasoma. Hari umuyoboro Imana yadusigiye, hari umwigisha umwe mukuru yadusigiye uruta abandi, ari Bibiliya ijambo ryayo. Wagenda ukayisoma, izakuyobora, izakubwira ko Yesu azagaruka kandi ntabwo azabazanye imbabazi, noneho azabaje guciraho abantu iteka. Ngewe nawe nuko bizagenda kose tuzahagarara imbere y'iteka ry'Imana, uko bizagenda kose. Rero ni byiza ko tubimenya, ni byiza ko tumukunda, ni byiza ko tumwiharira, ni byiza ko umwiyegurira wese, cyane cyane wibuka ko azagaruka kandi aje guciraho abantu iteka. Hari message, hari ubutumwa nshaka kuvugaho bukeya ubu ngubu buri kuvugwa cyane, buvuga ko bwa reincarnation. Reincarnation ni uburyo ki abantu bo muri Aziya bari kwigisha abantu ubu ngubu, bababwira ko umuntu yapfuye adapfa ngo arangire, ngo arapfa akongera kandi akavukira mu kindi kiremwa. Urugero, ngewe ndapfuye none, mvuye ntarangije, wenda afite byinshi nari ngifite gukora cyane, wenda tuvuge ku bugingo. Hari byinshi nari wenda nabaye mu bisi sinayibayeho neza. Abanyaziya rero, abantu bo muri Aziya bari kubwira abantu ubu ngubu ko reincarnation ihari, umuntu ashobora kandi kongera kuvuka, ukavukira mu wundi muntu cyangwa se mu kindi kiremwa, mu buryo ki bwo kongera gusubiza ku murongo ibyo utakoze mbere, gukora neza ibyo utakoze mbere, gukosora amakosa utakoze mbere. Ubwo butumwa ngewe ndabuhakanye, ni ibinyoma. Mu birebye amafilime yabo menshi ubu ngubu bari kubikina cyane, ari gukina ibijyanye na reincarnation. Batanga n'ingero cyane by'abantu babaye reincarné, barahari, zabishake muzabibona. Ariko ngenda burwanyije, iyo umuntu apfuye abapfuye yongera kuzuka. Umuntu azongera kuzuka ariko agiye gucibwaho iteka. Nta second chance yari ngo uzongera uvukire mu wundi muntu cyangwa uvukire mu kindi kiremwa kugira ngo uze kurekebisha ibyo utakoze neza ku isi. No kuvuga ibyo ukoze none ni by'uyu munsi, uzabibazwa ejo. Nta yandi mahirwe uzahabwa kugira ngo wongere ubeho. Hari ubutumwa nari mbabwiye, ubundi butumwa butagiye bushuga mu ntuza muri Bibiliya. Tugendeye urugero nari mbahayeho ubutumwa bwa Thomas we avuga ko abantu bite cyane ku buzima bwa none, bareka kubwira abantu ubuzima bw'ijuru. Nicyo cyatumye ubutumwa bwiwe babukura muri Bibiliya. Ariko ngewe naje gusanga nta mpamvu, kubera ko nimba witaye ku buzima bwa none ukabukora neza, ukumva ko none ari wo munsi wawe, ejo hazaba heza, ijuru uzaribona. Ariko niba utitaye ku buzima bwa none, nta juru rihari. Niyo mpamvu nabwiye ngo ano gospel nayo wayasoma, hari ikindi kintu yakongera ku cyo ufite. Ni ukuvuga ngo iwe yaravuze ati, abantu mureke kubwira abantu cyane iby'ijuru, ngo babwire ku bya none. Kandi se ni wita neza ku bya none ukabikora neza, n'iby'ijuru birahari. Umuntu watanze comment kuri ubutumwa bwa Thomas yaravuze ati, yesterday it is history, then tomorrow is a mystery, so banone live for today. Baho ku bwa none, reka kubaho ku by'ejo. Live for today, kora neza for today, kizwa for today, ihane for today. You never know, tomorrow ntaguhazi, wenda ejo ntuzahageza. So baho ku bwa none, live for today. Yesterday it is history, then tomorrow it is a mystery. Ejo ntaguhazi,
live for today. Ubwo butumwa nabwo rero nta mpamvu zo kubakana, baho ku bwa none, ntutegereze kuzakizwa ejo, ntutegereze kuzihana ejo. Yesu yapfiriye ibyaha byawe, Yesu yaragucunguye, ibyaha nta mbaraga bigufiteho, we kumva ukandanirwe cyane n'ibyaha. Yesu yarabimaze, pfa kumwemera gusa, numara kumwemera ubyature ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, hanyuma ibindi byose urabibabarirwa. Turabashimira rero kuba mudukurikiye, no muswamo tugiye tuvuge ku mugabo witwa Yesu, ku mustar utajya uva kuri top. Ubu ngubu ni umuhungu wabyawe na Mariya, arirwa na Yosefu, nyamara n'Imana yari yarambaye umubiri w'abantu. Tubaye rero turabashimiye umwanya mwabanye natwe, wakora share, wakora comment, kandi abaduha amakomite zanyu tunazisoma. Vraiment muba mwakoze nuko kuzatazi basubiza, ariko turabashimiye rero mwasharinga kugira ngo ubutumwa bugume bugende bugere kuri bose. Murakoze.